kudasuzugura akazi ukora. Iyo utegura ejo hazaza ntago wategura uri mu rugo uryamye, ntago wategura uri ku muhanda wicaye, uko biri kose ubifite akazi ukora cyangwa ufite business washinze ugomba kuzaheraho. Rero ukuntu mbyumva uba ugomba kubaha ako kazi ukora, kabone n'ubwo waba ukorera abandi. Ako kazi wigafata nk'ahari akabandi, gafate nk'ahari akawe. Iyo business ijye ureba ubone ko ari iyawe, bizagufasha gukura, kwaguka, kukitaho, kugira ngo n'ejo nushinga business yawe bizagufashe kuyitaho, uyubaka ikomere, kuko byahereye kera igihe wakoreraga abandi.